umusaza papi Ndahiro yahindutse uyu munsi uri wabaye umusaza no witwa Muvunyi Joseph nibaze ngo ese wowe na papi mufitanye amasinde ku buryo ahantu uri adashobora kuhakandagira none se kuba taje mu bukwe yanze kuza mu bukwe kubera nose Karijya kari k'abantu benshi bari bazi ko dufitanye ibibazo wowe na papi murago muri kumvikana cyane muri ibi ariko Karijya turabikemuye ariko papi ni mu bizo abikemura papi buriya rero nawe ntabwo wadefiriza mu mutwe nk'abagore noneho ngo ugire ubwenge buzima iyo sinarimbizi ahubwo wowe Karijya wowe uri umusaza dutegereje mu buyobozi kugeza ubu nejo hazaza mara yuko umuyobozi w'iki Yefite imyaka 54 se ni wa senateri ni wa mudepite ni wa biki none reka nkubaze wowe utanga ubuyobozi ku myaka 54 nkaho iyabanje ntari mari buriya rero iyabanje uziko uyu munsi wa none uziko ari umuntu tujya kubona tukabona yabaye depite atarabaye gitifu atarabaye name bipangirwa hehe urahazi abanyarwanda ayinya none abanyarwanda bambonye kuri 54 40 se ntago uziko buriya hari ibitekerezo bajya gutanga kuri radio utaraza kuri kamera kuri televiziyo ubu abaturage rero batangiye kubona ibitekerezo korodereka kubwira nabwo ngo waje muri bino bintu hasanga abandi basiye shisha make uzi gushaka amakuru ariko uburyo yatangazamo nicyo kibazo egera abantu utigangaritse menye ko ari abagutanze kandi bafite icyo bakurusha ujye muri uwo murongo wivanga iby'imyanya bireke sibyo si intunze ngiye kujya muri pansiyo bagiye ijambo rimwe uyabanza kisobanura umuntu wandimyeho bavumbire ikiganza ni ikivuga ngo kuva uyu munsi nge nawe rwose nta kibazo dufitanye ko ari wowe uri kukizana icyo gisobanura icyo kiganza iki kiganza cyo kivuga kiravuga ngo ibiganiro byanjye ntabwo bizigera na rimwe byongera kugutwika kugenda kamera pasta wadi uboneza icyo gisobanura sezeraniye niyo zurira ntabwo kubazo twese urumva ikiganza gifite kivuga ntabwo simvuze ko nazavuga kuri Karegeya ahubwo iyo nzamuvugaho ni ariko ubwiyunge burabaye ubwiyunge rero yasibye asabye imbabazi ntabwo ari ubwiyunge amusobanurira ibintu neza please rega amagambo yawe yarimo arangiza ikigamije asabye imbabazi ampaye ikiganza se kubera yuko icyambere Karegeya n'umugaturika nanjye ndi umurokore rero icyakabaye kiduhuza ni Imana ni Kristo Imana n'ubukwe bwawe ni nyawo oya bazavira ubukwe bwawe ni nyawo se bunugiye kugira ngo nawe afite platform kuba namutuma umuntu havuga ngo duhure hari n'ubundi hari n'umuntu yanabwiye ntari ngo yewe kurwanya ruhande na Karegeya numva racyo twakabaye dupfa rero famille ya Karegeya dufitanye Karegeya famille dufitanye umubano yewe no gushyingira twarashyingira ibi yavuga ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya yego abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubukwe nicyo gikorwa cya mbere ushoramo amafaranga atazagaruka bibaye byiza ukundana n'umuntu mwakwigendera koco n'ubundi amafaranga ushora mu bukwe ntazagaruka wowe byumva uwo ukunda cyangwa se ibyo ukunda ubishyiramo iby'agaciro yego ukunda cyangwa ibyo ukunda ushyiramo agaciro ushyiramo iby'agaciro ubundi bitatu hari ugushyingira hari ugushyingurwa hari ukuvuka gushyingirwa no gupfa ubundi bukwe bw'umuntu ni butatu ubukwe bw'umuntu ni butatu kuvuka gushyingirwa no gushyingurwa peoni sawa pastor Kro yego mbere na mbere uri mu bagiye gufata irembo eminyawe muri mu basaza bagiye Karijya mwamubonye ariko Karijya nabonye nawe ndaje mu bihate mu kanya icyo mwazanye kimwe yego twabonye uri mu basaza bagiye wona Ndahiro Vince Papi uyu munsi nabwo turabona uri wo musaza bigambika ingofero eminyawe ntabwo mbizi
kubera yuko muri gahunda ziteganyijwe igihe natashye ubukwe nk'uko mwese muri hano usibye ko mbona mwebwe mwaje n'amakamera n'amamikoro nawe wayizana nta kibazo uko biri kose uko biri kose ikaze TV Rwanda iremewe mwese yo muri hano ushobora gusanga hori arimo arafatira ikaze TV cyangwa ni mwese mushobora kwa prodingira ikaze ikaze ni iyanyu muremewe nibwira ko rero Eminyawe uwo yambika ingofero arahari byo byose yarabiteguye yarahindutse amakuru dufite simbizi ntabwo ari we musaza mukuru uyu munsi ku murongo w'abambika ingofero Eminyawe afite bene wabo afite famiye avukamo niyo abase abatakiriho afite base wabo afite bene wabo batandukanye cyangwa afite n'abakunda abo kuko muri uyu murimo dukora w'izi mbuga nkoranyambaga hatugiramo inshuti tukagiramo n'abanzi useka bijya ntidusuzanyije ejo ntanteye rokete nanjye nkamusubiza nkohereza sukoye kuri we ariko turasuzanyije ibyo rero nta mpamvu n'imwe yego usibye ko bitari bidakwiriye ni ubukwe bwabaye bwaragezwe imijugujugu myinshi cyane ariko ibyo bihe bikomeye Eminyawe bicamo kigabo ndetse n'umufasha babiciyemo bageze kuri finali ni rero ijambo wabwira Eminyawe ntavuga ko witwaye nk'umugabo muri iyi minsi ikomeye yaciyemo ijambo nabwira Eminyawe cya mbere kamaze ashimire leta y'u Rwanda by'umwihariko ishami rya polisi yo mu muhanda ryatugire neza rikaturekurira Eminyawe ibi ntabwo twagenda tutabivuze kuko iyi tariki ni itariki tutakabaye turi hano kubera ko murabizi ko Satani ni umuntu urwanya ubukwe Satani ntiyishimira ubukwe umusore ashobora kujya kuri moto agakora impanuka umukobwa byagenda gutyo kugira ngo ubukwe Satani aburwanye rero murabizi ko Satani mu cyumweru cyashize yarwanyije Eminyawe amushyira mu nzu y'imbohe ariko Imana yaje kumukuramo ibyo rero reka dushimire Imana dushimire na leta y'u Rwanda by'umwihariko polisi y'u Rwanda dushime cyane ko babonye ko Eminyawe afite ubukwe hanyuma baramurekura kuko buriya ntabwo ari ibintu byoroshye niba umwana wa Fande Francis Muheto umupolisi Francis Muheto mwese muramuzi na Muheto muramuzi umukobwa we yarafunzwe amara agezwa mu rukiko kubera ko yari yanyweye ku kantu ariko Eminyawe yatahiye muri brigade i Nyamirambo Rwezamenyo ibyo rero twashimira inzego z'igihugu ni ibyo gushimirwa kandi dushimire namwe mwatashye ubukwe twese turi hano tubishimira Imana hanyuma dutegeze ubukwe buragenda neza cyane ubona ari abahe bantu Pastor Crow yagakwiye gukubita harya bakita igiceri igiki ntuza igiki ikirabo usigifunguza mu myidagaduro yacu ntimujye kure mwebwe uko mutunze mikoro hari Pionika hakaba nawe Soto Official mwese abo bahori bose dore bari hano banohera ingabo ndabareba ibyo mwese twarongora mbere ya Philipita se uriya Philipita ashobora kuba atarakoze ubukwe ariko kurongora akabarongora baze ko na Murinda habo umuntu yazanye Philipita ari wazanye Murinda habo ariko Murinda habo agiye kumutanga ibyo se ntabwo ari gakuru na gatoye banza wumve ibyo biba kuri gakuru na gatoye bavuga ngo gatoye imyasiga gakuru ariko rero Murinda habo na Philipita si ibyo muzabibaza umusaza witwa Karegeya Umari Jean Baptiste niwe muyobozi w'imiryango ubundi sinzi impamvu muzabaze Karegeya muzabibaze Karegeya atakora turemewe uremewe mushumba karisubize Diane aremewe aba afite kana mugora agira dore ni edo barakira noheri ngo niwe uzatanga umugeni tayari ngo birabaye Sandamara hano urugo rwa Eminyawe rutarengeje imyaka 5 nzafata bitanu bya buri saha ntongero na transport hanyuma muhe fagitera binyishyure niyanga tujye mu rukiko niyo mpamvu tuba tugomba gushyikira ntabwo tuba twabuze ibindi dukora reba Pastor Claude avuye Bugesera yazanye n'umudamu n'abandi ntabwo twaje guta umwanya abantu bajye babimenya babizirikane gufata abantu 700 800 ukabiriza ahantu n'iri zuba muri weekend ejo ari akazi ejo ukazakorana hangover kubera ubukwe bwa runaka uwo runaka agomba kubizirikana akamenya ko abantu batari babuze icyo bakora sikarije nk'umuntu mukuru ufite na experience ubona ari kiye kintu gikomeza urugo rukomezwa n'ubwihangane d'abord
icyo nicyo kintu cya mbere. Urukundo rushobora kuba rwari rukeya ariko ubwihangane nibwo burukomeza. hari umuririmbyi w'umunyekongo waririmbye ngo l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour, ibimenyetso by'urukundo. So mushobora gushakana rudahari ariko uko mubanye rukagenda ruza rukomezwa no kwihangana. Nta rugo rwa mise kigoroye, aya mabati yose ubona asakaye amazu abarimo bose sangwa ariko batekanye, ariko ugomba kwihangana, urukundo rurihangana, kwihangana nibyo byubaka urugo. Noneho nyuma y'umwaka Imana ibishyizemo imbaraga, ibahaye umugisha, ibaha n'abana, noneho mukajya kugigagurana mwebwe bakuru, ariko muzi neza ko hari urubuto mwashyize ku isi hagati. So nuvuga ngo muri kuba kwihangana kugomba gukomeza, kuko utangira kuvuga ngo uyu mwana nazanye ku isi tutabivuganye, uyu mwana Imana yacishije muri ngewe ngo abe ku isi. Hanyuma iyo mugiranye ibibazo nk'abashakanye mukirukira muri gatanya, babana mu basigende. Ibyo nibyo abantu bagomba kujya bazirikana. Ntabwo dukeneye ingo z'imyaka 3, 5, 10 no. Dufite abamaze 25, 30, 50. Ibyo nibyo tuba dushaka. Niyo mpamvu ubona twitabira. Ariko nanone se ukavuga uti wakwihangana ku buryo abana n'umugabo gukubita cyangwa umugore ugukubita ugakomeza ukabyihangana ngo wubake, cyangwa ubyoroshe ubaze Karegeya uti umugore agukubise babyihanganira? Biterwa n'icyo yankubise, nabyo maze iminsi bisobanura. Hari umuntu wanyumvishaga ko gukubita uwo mwashakanye umusego mu mutwe ngo wamukubise. Biterwa n'icyo yagukubise. Umusego ni urushyi, umugeri, ni tabureti, ni umukoropesho, ipanu, ibyo byose biratandukanye. So niyo nakubwiye ngo kwihangana, kandi niba urugo rushinze mu muryango abantu bakakuza inyuma, wirusenya utababwiye, fatamo uko batumiza ubwuti wa mugore mwashingiye, wa mugabo mwashingiye, dore uko bitangiye. None tutera imetero tumenye ngo ese ni iki yagukubise, ngo amacandwe, umusego, sisa ukabireba. Nuvuga ngo gukubita biratandukanye, hari gukubita biganisha ku gukomeretsa, hari gukubitana umujinya byerekana ko yanakwica. Aho ngaho byatangiye kugera mu murongo utukura, ariko ibindi ni ibisanzwe. Ubu ni byakagombye agera no ku rwego yagukubita ngo hari kiba cyakamutse, uhenguye amatama nta kibazo cyaba cyabaye. Ibyo ni ibisanzwe ko shaka barakubitwa se bivugwa. Nabamaze 50 ubashe kumubona utajyanye mikoro na kamera, yakubwira ko mu wenda nibura mu myaka 5 ntiyabura agashya ariko kamwe mu myaka 5 uza kugata umusenya ugasiga abana. Twaje mu bukwe bwa Iminyawe, ni byiza cyane, mbonye n'igikorwa cyiza usuzanya na Pastor Claude. Kuki cyita cyiza si umunyarwanda akaba amaze iminsi mu kubitana gake gake. Sobanure wowe ni ubizi, bisobanure kuki kuramukanya na Claude byaba inkuru kuri wowe. Ndabonaga numvaga nje mwarabaye abanzi pe dupfikise ibi hari umwamuvi wawe utibaza Claude wowe nabaga turikobwa batiwe mubifata uko bitari murabya amplifying, ntabwo ariko bimeze. Ni umuvandimwe uti tubyite byandi byagatwiko kate ku social. Oya nge ntabwo ntwika ntabwo oya reka maze nagize interview yanjye. Oya nagize interview yanjye uremewe igenda okay ntacyo. So nukuvuga ngo ngewe nta gitangaza kuramukanya na Pastor Claude utari udamura, ntaje nta gitangaza rero turanaziranye n'uwo ntazi namuramutsa, nta gitangaza kiri mwebwe mubigira inkuru. Ari abantu nabo babirebera inyuma, abo nabo ubanza winjire muri seriveri yabo umenye ngo batekereza bati bagamije iki, ahubwo abo nibo batwika, nge ntabwo ntwika. Rero ko se ufitanye umubano mwiza we agatera nta kibazo habe namba. Nyuma y'ibyo nta kibazo amakuru maze gutohoza Karegeya buriya bashobora kuba ari ba mwana hafi aho. Ayo ni amakuru umenye mu minsi 2-3. Umudamu wawe bikongoreye ariko urumva rero kuri iyi mihanda umusaza Karegeya imyaka afite uburyo nakurikiranye mu myaka ye dushobora kuba tuyingayingana hafi aho. Nta mpamvu n'imwe rero, turi abanyarwanda hirya y'ubunyarwanda, turi abantu hirya y'ubumuntu. Urumva hari n'ibindi biba byinjiyemo, ariko noneho ibyo wakora ubikoreshwa n'akazi nge ntabwo nabiguhora. kandi wabana we ayo magambo yanyu niyo atuma ibintu bifata indi ntera. Icyo mubwiye aracyumva ni ikinyarwanda nta bindi. Hanyuma ikindi
reka mvuge ijambo umusaza reka ndivuge nuko nivugiye ku bukwe bwa Iminyawe na umutima wanjye wose n'ibitekerezo n'ubwenge bwanjye bwose uyu musaza ntacyo mpfa nawe nta n'icyabaho ariko noneho izi social media nazo iyo tugize hari ijambo yivugiye kuri channel yiwe noneho nanjye ndasesengura ariko nawe ngira ngo yari oya wavugaga Sibomana Atanazi nawe watekerezaga ko akibi Bugesera kandi yari yamaze kugenda yari yakarenze nawe utazi ko yakarenze ntabwo yarazi ko yakarenze yarazi ko akibi Bugesera ejo rejo ubundi abana banjye n'abawe ushobora gusanga bahanigara mu ishuri tutarabizi twese kurwanya ruhande rero uyu munsi ubundi ari kuzagusaba nkazaza ko ndasaba ikiganza kivuga ikiganza kivugira ijambo rimwe uyabanza kisobanura umuntu wanditseho bambwire ni kivuga ikiganza ni ikivuga ngo kuva uyu munsi nge nawe rwose nta kibazo dufitanye ko ari wowe uri kukizana icyo gisobanura icyo kiganza iki kiganza cyo kivuga kiravuga ngo ibiganiro byanjye ntabwo bizigera na rimwe byongera kugutwika Kugimba kamera pastor wowe ubona icyo gisobanura sezeraniye niyo zurira asetse kubazo twese urumva ikiganza gifite kivuga ntabwo simvuze ko nazavuga kuri Karegeya ahubwo iyo nzamuvugaho ni ariko ubwiyunge burabaye ubwiyunge rero yasibye asabye imbabazi ntabwo ari ubwiyunge amusobanurira ibintu neza please erega amagambo yawe yarimo arangiza ikigamije asabye imbabazi ampaye ikiganza se kubera yuko icyambere Karegeya n'umugaturika nanjye ndi umurokore rero icyakabaye kiduhuza ni Imana ni Kristo umujwe n'ubukwe bwa Iminyawe oya bazavira ubukwe bwa Iminyawe se bunugiye kugira ngo nawe afite platform kuba namutuma umuntu hamubwira ngo duhure hari n'ubundi hari n'umuntu yanabwiye ariko yewe kurwanya ruhande na Karegeya numva racyo twakabaye dupfa rero famille ya Karegeya dufitanye Karegeya famille dufitanye umubano yewe no gushyingira twarashyingiranye kubw'iyo mpamvu rero ntacyo twakabaye dufite ejo tuzahurira ahantu ari we usaba umugeri cyangwa se wagize ariko ntabwo nyangirizika wabyumvise neza we nanjye singiritse mbanza kumva ngo urabikoreshwa n'iki namaze kucyumva ahubwo ngiye nitumire muze Karegeya nk'umusaza oneraho mutume kuri papi ndahiro ntabwo dukora muranahurira hano ubutumwa ntabwo buzajya nk'umunyamakuru tumize mikoro arabiragugeraho nk'umunyamakuru w'umwuga papi ntabwo nakabaye nterana amagambo na papi oya ntabwo bikwiriye ariko yarakoze ni wowe ni papi ariko ugasanga si byiza hari ibintu rero byaje ngo uruhande oya ntabwo ari yewe kugeza uyu munsi Karegeya ni wumva rero kuvuza iki uzajya ubanza uhamagara ubaze ariko ntumvise ikiganiro bambwiye ikiganiro ariko conscience yawe Claude ibi bintu wabijemo bisangamo abandi bantu conscience yawe yakaba ivuga ngo ko ngiye kuvuga iki ngiki kuri kanaka ifatwa biti niba ikiganza umpaye ari icy'imbabazi naho kwiyunga byo dusanzwe tukunze kandi kwiyunga nta nubwo byaba itegeko kuri bana n'abantu bose so mbere yo kuvuga turira duhamagarana wowe ntabwo ushobora kuvuga uyu muntu ko tujya kungana ko twashakanyemo ukabigira ibyo iyo ncuruka yihorera iyo ncuruka reka kuyica uzayica ahandi kuri Karegeya nzayihorera no uhahisha umuntu umukwe cyangwa ba mwana bawe iyo ncurura yireka ibyo rero sinarira ndabizi ahubwo bamwaye iyo ncuru uzayireke uzayica ahandi iyo sinarimbizi ahubwo wowe Karegeya wowe uri umusaza dutegerejemo umuyobozi kugeza ubu n'ejo hazaza kubera yuko umuyobozi w'iki yafite imyaka 54 se niwa abasenateri niwa umudepite niwa abiki none reka nkubaze wowe utanga ubuyobozi ku myaka 54 nkaho iyabanje ntari impari buriya rero iyabanje uziko uyu munsi wano uziko ari umuntu tujya kubona tukabona yabaye depite atarabaye gitifu atarabaye name bipangirwa hehe urahazi n'abanyarwanda ayinya none abo banyarwanda bambonye kuri 54 se ntago uziko
buriya hari ibitekerezo bajya gutanga kuri radiyo utaraza kuri kamera kuri televiziyo ubu abaturage rero batangiye kubona ibitekerezo byabo Claude reka nkubwire nabwo ngo waje muri bino bintu hasanga abandi basiye shisha make uzi gushaka amakuru ariko uburyo yatangazamo nicyo kibazo egera abantu utigangaritse umenye ko ari abagutanze kandi bafite icyo bakurusha ujye muri uwo murongo wivanga iby'imyanya bireke sibyo siyintunze ngiye kujya muri pansiyo nako karu rwose uratandukiriye sibyo uratandukiriye ko umuyobozi sinatandukiriye ko bataramukugiriza oya abayobozi bakuriye FPR 1 ibyo tubyihorere oya kuba we ndiwe ariko ntabwo aribyo byanzanye ni nka bya ndange wirizana uyu ni umusaza abaturage bashobora kuba bataregeye nubwo waba warigishije ivanjiri kasha ndi umwarimu w'indimi utubanyerera mu bijyanye n'indimi ese kubera iki bwarisa ubukwe bwawe binyere kugira ngo kino gikorwa kiba ari rwo kimwe abantu b'abagabo ni bamagane ibintu bihuza abantu ikibazo kiri hagati yanyu mu gicoce ariko nta cyari gihari asabye imbabazi nta kibazo cyari urasaba imbabazi ariko yarakosheje ubukwe oya musabye ubwiyunge oya nta kwiyunga ntabyo niba wantumye ndamuhakanira musabye imbabazi emera ubwiyunge uteze nase ari cyantanije nawe se niyunga nawe se mu bugendere ntabwo duturanye uzanye ikiganza gisaba imbabazi banza wemere natumye muzehe natumye bivuge yakubwiye ko namusubije kumutuye Yesu ntabwo yambwiye ko wamusubije yambwiye atari ko wakungana karegeya ndavuga nti jewe rero rwose ntacyo nabapfa n'uri nge namusubije rwose nge n'ubwiyunge nawe nkeneye kusaba imbabazi impamvu zihari rero dore nabaza hakoze wabuza abagore nigeze nshaka mwirangamimerere noneho ntasubije bivuze ku isimbi ku isimbi wakwibye ibikoresho n'ubundi ndabyemera wavuze ibyo ni privacy ariko bahise bamba utuntu yavuze irangamimerere rirenze ebyiri kandi ndakora irangamimerere rirenze kabiri urumva rirenze rimwe rikorera hano rirenze rimwe naryemera wabyumvise ariko yaravuze ngo mfite irangamimerere rirenze ebyiri irirenze ebyiri yandi magambo arasaba imbabazi nanjye nzimusaba yose gatoya icyo kiganiro harimo ijambo Pastor Claude harimo ngo tewe yisi ikigoryi igihe yari yisi ikigoryi ngiye nasubiyemo wowe waravuze ngo uyu tewe yisi ikigoryi noneho rero wari kuvuga uti wabanje kwemera ibyo tewe yavuze kugira ngo wemere ibyanjye waravuze ngo mbwira niba navuze izina waravuze ngo udafite uhubagurika ibyo reka n'imbere nta udahubuka iyo umuntu itekavuze atari aha yakosheje aba yahubutse wabyumvise neza kuko muzekaregera wa mugore wo hanze umuregana na Dine buriya yemera ubwiyunge kari ari kumusaba imbabazi kamwe ati ibyo navuze nabivugiye kuri televiziyo none mbabarira ibyo ni ukuvuga ngo yabivuze atabitekereje uko si uguhubuka aha hanyuma rero sasa guhubuka nta muntu n'umwe utahubuka ahubwo ikibazo ibyo avuze guhubagurika none aravuga ngo ufite irangamimerere ribi cyangwa ritazwi aho niho rero muzehe bakomerekeje umwana muto bivuze ibyo bintu twahise babinzanira uzi ko mwirangamimerere bizwi bwawe si wabujyanye ku mihanda dore ubanje wari wabubona ubwawe nzi ko wabaye gutaye agatwara ari ibikoresho kwa Sabe ibyo narabivuze waje nabi rero naje nabi privacy y'uyu muhungu turayizi noneho rero biri hanze muri rya rangamimerere rizwi cyangwa ritazwi muri ya nuze ya background mbi cyangwa nziza iyanjye ni nziza kugira ngo gikubwire uzabaze uyu uyobora Rayon Sport ni Murenzi ya Budara arayizi irangamimerere intuze yanjye arayizi Dr Vincent Biruta arayizi aba banuze hari n'abandi benshi bayizi simbivuze se none rero sasa buriya karijya mubwire imbere yanjye hari abadepite babiri umukato waciriyeho muri komisiyo y'amatora nanjye ngo ninjiye mu nteko nikubwire noneho bajya kumudebera aho bitagirwa nari nasohotse ku rutonde kuri liste muri campaign njyamo imbere yanjye noneho hakatirwa babiri iyo haza kugira nk'abandi bagiye gutya nanjye mba nasuritse nkajyayo
n'ubundi biracyaza ariko oya ubusinasubira niba ari babiri umwe bashobora kumugira ambasaderi oya byarangiye hari muri 2014 na 3 aha rero turaza muri ibi bintu ntaraza muri 2000 aha rero ndashaka magambo iyo waza kuba muri ibyo bihugu byo hanze iyo umuntu ngo yemerere kuba umudepite ngo baranamuhemba kubera ko yagize ubu nanjye mbafata kuba umudepite Pastor Kro bivuze ngo nawe washakaga imbabazi za Karegeya oya we urumva twese ni bya bindi bavuga gutsindagurana yamaye bakagora undi yavuze byitwe gutyo urabyumva neza yazinsabye nazimusabye twatsindagurana navuze mwacyuye bakagara undi mbi cyangwa nziza ikintu uvuze cyabaye urumva bakagara undi yanjye ntabwo yayisobanukiwe oya so gutinya ntabwo ntinya oya ntabwo ntinya ni ukuri kw'Imana kandi umva nyine nkubwire Karegeya ni umugabo wubatse ufite abana nanjye ndubatse mfite abana urabyumva neza rero bakagarundi mbi bakagarundi mbi cyangwa wabyumvise neza aho rero nawe ubwe ntiyarabizi yavuze ko atarabizi ibyo yarazimo bimwe muri byo mubwiye ko byari byo nuvuga ngo umwirondoro w'umuntu uzwi cyangwa mubi ibyo rero ni ukuvuga ngo nawe ubwe yavuze ibyo atazi tukora kujya kwiruhukira ibihe byiza nshuti bakunzi mudahwema kudukurikirana kuri Zambuka TV ndetse na Ikaze TV Rwanda ariko nibwo bwa mbere wambaye ese wabwiraga amakote yari uri bwambaye oya aho twambaye kimwe ariko abantu babiri babona ko agashati none se uri burya urambara ukaberwa bigeza aha yagerageza nibwo bwa mbere mbonye wambaye costume kamara kayito reka amasozo y'abanyambe kaza mbifurize amahoro y'Imana muherere wose kwisi niba uri mu gitondo mbifurize igitondo cyiza muri mugoroba ufise kugira umugoroba mwiza gende uri nk'ibisanzwe uyu munsi nanye nshobora gukorana na Pastor Claude Imana ifite PS Ikaze TV Rwanda Zamuka TV Impanuro TV turi hano mu bukwe bwa Eminyawe ndetse na Gisela ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi ndetse mbashishikariza ko ahantu mwagana habikote ryiza cyambere bahamagare Claude Claudina Fashion uramwibuka wa undi ufite Just yakwambitse neza Just Media niwe wanyambitse Just Media Claudine Just Media yego akora rero ku isoko ryo mu mujyi neza mu mugane nimero zose ziba ziri kuri screen ubundi abambike abakesha costume ni yaguhaye kugira ngo uzajye umwabamaza niko bimeze Gira kintu bwira abantu rero uyu munsi ku munsi w'ubukwe bwa Eminyawe uyu munsi ndetse wari kuba umusaza Karegeya ashobora kuba yahindutse akazaho umusaza turibuze ko twese tugatungurwa witwa Muvunyi urabwira iki abantu kuba ntabwo nayo ndacanganyikira wari umusaza Papi Ndahiro yahindutse uyu munsi uri wabaye umusaza no witwa Muvunyi Joseph nibaze ngo ese wowe na Papi mufitanye amasinde ku buryo ahantu uri adashobora kuhakandagira none se kuba taje mu bukwe yanze kuza mu bukwe kubera nose Karegeya kari abantu benshi bari bazi ko dufitanye ibibazo wowe na Papi ntabwo muri kumvikana cyane muri ibi ariko Karegeya turabikemuye ariko Papi ni mu bito babikemura Papi buriya rero nawe ntabwo wadefiriza mu mutwe nk'abagore noneho ngo ugire ubwenge buzima ubwewe nika ngo iki mubwira abanye ko nika ari gusa nka Papi Monika ntabwo narebye ntabwo warebye mu mutwe sinawureta nawe ameze nka Papi nawe yabadefirije yagiye muri Kigali Clipazone Kigali Clipazone rero niyo ngidefiriza abantu bose abagabo abagore oya abasore bose bagiye gukora ubukwe bajya ngo muri Kigali Clipazone ariko bagosha kamarade bamudefiriza mu mutwe Fagisimano original bamudefiriza Papi nawe bamudefiriza mu mutwe urumva Pio nikari wari wamudefirije mu mutwe urabona umusatsi wamuze Karegeya uriya ni umusatsi w'abasaza w'umwimerere Papi se muri gupfa iki kuryo ko bamudefirije ngo yabaye mu ntacyo twapfa gihari ahubwo ikibazo we agenda mu kigare cy'abanyamihanda kazi gusa abanyamihanda hari umunyamihanda kazi umwe w'inshuti ye rero niwe baba bari mu ntuze mu tuntu tw'utudode turaho w'umunyaruhango kazi nyirabutisiga uyu munsi turi ku munsi w'ubukwe bwa Eminyawe gira ikintu ubwira abantu bakurikiye Ikaze TV Rwanda by'umwihariko dore ko ngo mu bantu bagiye gufata irembo wari urimo
twagiye gufata irembo mu karere ka Ngoma n'ingoma mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi ni mu murenge wa Rukumberi twanyuze muri Gashora twambuka ikiraro cya Sake na Gashora bavuga ngo ni ikiraro cya Sake na Gashora ariko ubwo ni kera yitwaga komine Sake ubu rero ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi twagiye gufata irembo gusaba irembo turafata barariduha nyuma yaho rero ibintu biza kugenda neza cyane n'abantu beza n'abantu bafite umuco mwiza batwakiriye neza rero twavuga tuti kuri uyu munsi rero twavuga tuti kuri uyu munsi ibintu ni bizima cyane turashimira abantu bo mu karere ka Ngoma badushingiye uyu munsi wa none kuba Eminyawe bashije rero kwesa umuhigo wo gushyira mu rugo uyu munsi wa none yageze ikirenge mu cy'abasaza ubu ngubu baremewe ubu hari igitekerezo yatanga kikumvikana mu bagabo hari igitekerezo Eminyawe ngo yatanga kikagira gute kikumvikana mu bagabo ariko uburyo wambaye noneho uzabukorana na Diane ngewe biragoye Diane ntago yanyemera bigoye gute nimbona umugore nzakubwira nubona umugore uzambwira abo munsi abiri oya ntawe arakubika reka tuvuge tuti Imana izamuguhe nyuma yaho rero twifurize Eminyawe n'umufasha wiwe Gisela hanyuma rero Gapome urabyumva gute Gapome isaza gutya mu bukwe yaza mu bukwe busanzwe no se yakangiza iki ibitarabaye mu murenge se buriya mu bukwe muri mariage ni ubukwe ni bwiza ubukwe ni ubwera umuntu wese bagomba gukunda ubukwe agomba kwishimira ibyiza by'abandi iyo umuntu atishimira ibyiza by'abandi nawe ubwe abashobora kuba atagira ibyiza so rero navuga ngo mu by'ukuri kuri uyu munsi wa none kuri tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi tubwira abantu bose ko Eminyawe akoze ubukwe yavuye mu murenge yafashe irembo yahawe irembo arasaba arakwa nyuma ya nako yarakoye uyu munsi wa none rero ubu tugiye gusaba tunakwe imana ariko zaratanzwe ngiye kuva kano kantu uri pastor ariko Eminyawe ntiyagwisamo nk'umuntu uzamusezeranya kuri uyu munsi aho yaba yemera amavuta yawe ntabwo ndi umushumba wiwe ariko umusaza oya ntabwo ndi umushumba we Eminyawe meruka ari wo muri Assemblée de Dieu kwa Gatabazi Kimihurura ntihasengera ntihateranira ubwo rero reka dutegereze niba tujya ariko nabonye urusengero rwarahindutse aya makuru y'umwana yakwehe kagira ibyo rero ibyo bya Bishop Brigitte wibizana ibyo tubyihorere gusa dutegereze urusengero turi bujyeho n'umushumba uri busezeranye ibyo nibyo dutegereje ufite invitation cyane ntayo ufite invitation iriho Bethlehem Kicukiro iriho Bethlehem Kicukiro ariko bishobora no kubera hari icyo ahangaha rero ahamperuka RGB itagibyemera n'ubumwe bw'amadini batabyemera Vestina asezeraniye he Vestina wuhe Vestina na Doroka uko ufite na Doroka basezeraniye mu ntare arena mu nyubako n'abandi bagenda basezeranira ibyo biterwa Mutesi asezeraniye muri rusengero ko buriya Mutesi yaho yasezeraniye rero ibya Mutesi reka tubyihorere Mutesi Eminyawe natamaye kiraka cyo kumutekera mukwe kandi ngaratekora Mutesi oya reka twaje mu bukwe bwa Eminyawe na Gisele abana bacu tubifurize ibihe byiza tubifurize ishya n'ihirwe tubifurize kubyara no guheka tubifurize gutunga no gutunganirwa bazatunga batunganirwe kandi mu by'ukuri umucyo w'umwami Imana ntakabure mu rugo rwabo bazatunge uri mu bukwe hari umurongo ngira ngo undebere muri Bible nimba biri buze kugushobokera nkukubwire abo babyeyi nibo muretse kubashyira ntiwashyiramo yego hari umurongo wo muri Bibiliya ngira ngo unsomere kugira ngo njya numva benshi mukunda gushinza umubyeyi pasiteri mukamushinza icyanga amaje gushaka ngo benshi ngo ariko kuri muraza aribyo bintu mu bukwe bw'abandi hari ukuntu babitiko munyamakuru mu bukwe bw'abandi reka turenganure uyu mubyeyi mumaze iminsi mumukuze ndamubona hari ijambo ry'abakorino umurongo wa mbere ibice 7 kugeza kuri 15 abakorino ba mbere umurongo wa mbere ibice 7 kugeza 15 hari ijambo rirengereye umubyeyi rivuga ngo nimba wowe mwasezeranye byanze igendere pastor kuki buri gihe uhora utera uyu mubyeyi amabuye kuri kamera ubu none uwuhise kwikubaza uwuhe mubyeyi Matesi icyo ni ikiganiro tuzakora ubutaha emera kutazongera kuvuga ibyo zaho icyo ni ikiganiro kizaza ubutaha wewe waranditse ngo
Pasa Mutesi waranditse ngo Sandrine yisubije umugabo we Ferdinand yaramusubije ariko reka amashimwe ababwira ngo gashiragaruka ari kuri ikaze TV Rwanda Zamuka TV mukore subscribe like na comment ariko Zamuka bayizamuye Zamuka bayizamuye mu buryo bukomeye abantu bakomeze bagwe subscribe bakore like na comment ibihumbi 20 gusa se magana ngo twuzuza ayo ngayo njye kuri ayo nandazaza oya ho muri Imana ariko Jesse wamusize ku tutamuze muri ubukwe Jesse turabishwa afite anniversaire ya madame we umusibeje yabaye ejo namusutse amazi ejo bundi ubwo urumva Jesse uyu munsi yari afite gahunda hano nawe ujye gutahuke mu ntara hano za Kirehe ubari Kirehe handi yari yagize gutya gahungira base bamutumye aho yagiye yakubeshye oya yagiyeyo ari ntabwo hanyuma rero reka dusoze tugira dutya tuti reka dusoze tugira dutya tuti dushimire abakurikiranye izi mbuga nkoranyambaga mwabibonye rero ko Pasa Claude yahuye na Karegeya Omar Jean Baptiste mu kiganiro kandi mu by'ukuri twasabanye imbazi naje gusanga muri Karegeya muri famille yiwe haraho dusa n'abahurira ntabwo nari mbizi ariko kandi icyo tutahuriraho n'ibyaha n'amakuru icyo kintu yakoze rero mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi kubana mu mahoro ntacyo byatwara abantu tubanye mu mahoro twese byaba byiza cyane kurushaho ariko kandi mbabwire ngo ikiza kuruta ikindi twifurize Eminyawe n'umufasha wiwe ubukwe bwiza bazabyari baheke bazatunge batunganirwe bazatereke amata ku ruhimbi bazabyari babyanjiza icyo nicyo kintu cyonyine twakifuriza Eminyawe bazatunge n'amafaranga menshi muri uyu mujyi wa Kigali niba ngombwa n'ahandi hose bemerewe kukandagizayo ikirenge ndabashimiye cyane nakagaruka ariko kuki ntakuzaniye ya mashini ariko mashini yawe nayo ni gahunda kubwahera nabwo mabwiza uri ko kubiga kwifotoreza mu misha umunyamakuru umwe witwa Eminyawe ubundi ibintu bikagenda neza ngo gahunda itete rero uvuga ngo ikintu gihari agushanda sa neza ubu ngubura kamaze n'isokoza ayo rasa neza wangu Banyarwandakazi nizere ko mumeze neza hajya turi kuri channel yitwa nguki turi kuri Zamuka ubu ni Zamuka TV Zamuka TV remewe mu Rwanda ndetse no mu mahanga amakuru mfite nayo ko umuntu witwa Bishop Burujite yasizemo iminyago akavuga ati ndasezeranya Eminyawe nubwo ari umunyabyaha atariko no umuhungu wanjye ndamusezeranya kuko Yesu yazi abazima n'ababi hanyuma uyu munsi twaba turi kuri tete yitwa Makita hano Kimironko ngo ndanabamarije nubwo batanyishyuye ongeraho ngo munsi ya Beka na Bekora yamamaje itarakwishyuye nayo yamamaje kose riremereye kuri riremereye vuga ngo nakererewe imodoka ndayisiga Imana yangiriye neza imodoka nayisize kubera mbutiyaje n'ibintu byabayeho biriya bya Kafride niba ari Kafride niba ari n'ibikitindi gasari byose ariko ikintu gihari nabonye nayandaye yitwa Diane yaje muri ubukwe nayo yaje muri ubukwe nayandaye yitwa Urugana Nyamabondo ngira ngo ari mu nzira arimo araza so rero icyo nshaka kubwira abantu kuki bisi ndayase nuko arizo kwitaba ndani icyaha gutese indaya ni inda yawe woje mu bukwe no inda yagenzanye indaya isi indaya sinzanye hano fango nje kurya nje no ku nisanga nabyo babwira turabanuka tujyamo hari hepfo urahosha umukobwa ni mwiza ko kwema ufite mwiza utiye neza nawe boko utabamamarije se boko utabamamarije bitwa bandi harya bitwa muri Viva Ladies aba bayita Viva Ladies ubwo nuvuga ngo ni abagore baba ladies ngo bisobanuye ngo iki abagore baba ladies oya ni Viva Ladies ubwo bisobanuye ladies ladies harimo bagore Viva ndumva ari nka company ntazo ari kuzina ahubwo nawe so wakaze muri Viva umwana atamutera inda uyu mwana arakiga ku ishuri yiga mu wa 5 segonderi bazagufunga oya nta muntu wamfunga ni mukuru sokuje imyaka mukore uracyari mu nzira urumva ko ntago arayozoza narongo undayitera yunguye
abantu mwese mukeneye serivisi nziza ni muze muri Viva ngo abantu bagukora protocole ibintu byose bikagira neza. Narakubwira Rukundo Ezekiel wagiye hanze kuko abaye ikigoryiwe na Bosco Yimpaye umwa muri mu bukwe ibintu bigenze neza ariko Pastor Claude ngo nawe ngo yahageze cyane se ari mu nzira ngo twagiye arababwiye abanyarwanda Eminyawe mu diaspora murongoye ubwo sare Eminyawe no mu diaspora ndirongoye undi Eminyawe urumva rongowe no mu diaspora ukimava Eminyawe no mu diaspora murongoye Eminyawe no umukene nta mafaranga yarasanzwe afite uri gusobanya mu bukwe bw'abandi sahura arya we neza amatwi ibashe kubabyihorera ahubwo urumva ngo ubu nage nzarongora umugore umukecuru ufite amafaranga nuko gahunda yestaye nuko gahunda yestaye bagirwe bari ko bango Eminyawe Eminyawe ubundi muzima busanzwe umugabo mwiza utuje ariko akaba ari nyine yari ifite umunwa yari ifite umunwa kuriya kwa Claude nka kuriya kwa baba ni bafunze nuza bahajya wabandi bamwitari bagira ngo umuntu jihad bango rero Eminyawe nawe umwe mu bantu bafite bazi gukora ibintu by'ibiganiro nk'abagore mwe ba diaspora mwandongoye nanjye ko ndi umusore uheze kwishiga tugende meze kwishiga ndagumiwe ngira abantu kweze kwishiga ndagumiwe nibare y'Imana arababwiye ariko rwango kubanza babwira ukuntu wambaye mwana oya wambaye neza komeza hagararaho hafi mfata urabona kuva hasi no heri yambaye agakweto keza sinzanu eki imyenda iri kwambara nuri kwikura mu yenuza ariko noneho nguri byarasobanutse sinyikodesha imyenda urukumva neza aravuga ngo ngubu mu rugi wanje mfite garde-robe ufite garde-robe ni igihe cyo ngicyo ni bya bintu bamarikaho imyenda y'amakote bya bintu bashyiramo imyenda ngo ngiye mfite imyenda myinshi cyane amakote ibintu bimeze neza abagore b'i Kigali bari kundwanira ariko ndi gushaka mu diaspora twagiye ngwino nkwereke bango ubukwe bwa Eminyawe burimo ikintu cyitwa imodoka burimo abapapa abakecuru n'abasaza amajigisha ndetse bukaba bunarimo abasore b'imigenda burimo abakristo bukabamo n'abapagane burimo abantu bagiye batandukanye kuko Yesu yaravuze ngo byose bifatiranye hamwe kutuzanira iki ibyiza burimo abashumba burimo abaprofete burimo abahanuzi burimo n'abavumbyi n'abaje gushima no gusebanya yego kandi urabizi ko nyine ntajya ca hirya hino twagiye akamodoka kanyegera gaparitse hari ahantu aje avuga ko abagabo barimo barakora akazi gakomeye ibiti byagenda byisha ntawe utazarongorwa nawe uzarongorwa urabona azashaka uyu nguyu nako kanya byihuse none se nje ndibaza baba hashi b'abanyamakuru bariye ko ntabwo ndi kubika bifuriza akazi keza kandi n'abantu yewe ko shobora bagiye Nyagatare muri wacu na muzika koko bagiye Nyagatare bago hano ngura bajya ngwino hano ujya uranyishura se uranyishura arababwiye mwana bararongowe nawe oya se abagige mali kumesha barabyoha inallah Eminyawe no hararongo umuhanuzi ubundi kwitari we ndamusaza na Pastor Claude ntiyamusize ngo ngiye utuvugane hajya turi kuri kakomeye Claude niba turwo ni ariko arafite amafaranga Pastor Claude ibyo byihorera na Nyamabondo yararongowe nkaswe abandi bose Nyamabondo yarongowe n'umushikazi wacu Cyangugu Nyamabondo bamuguriye inzu no yagiraga yari ibandi baramufunze ejo muri baramufungura ashaka Icyangugu mujyayo bamuhisambu Nyamabondo ngo yaguze imodoka ari so Nyamabondo TV ugasurumva ahubwo abagore bafite n'amafaranga warongoye Nyamabondo Ese Nyamabondo ni mu rugo rwanze neza niba barongoye Nyamabondo niryo kutarongorwa ndashaka umugore mwiza ushinguye uteye neza ufite nyashi wese ufite umukara ushinguye ufite igiseho urumva ufite icyo wakishakiye Diane se umugore wowe ufite abadayimoni bihugu bitanu urumva umugore mwiza usenga ubaha Imana amutera inda y'imanga wo kunwanya na se yashitse ngo shaka ahubwo jya burundi mu kigero cya danje kuri mwiza umukonye numeze neza ushinguye baza bitati madame prophète byukura bajyane no he uri mugore nkeneye ibintu shaka uko bw'umugabo uri bwiza burimo ngo abantu ngo bita ngo niba ari Viva Ladies ko Viva Ladies ni protocol yo ngo ni Viva Ladies rero umukobwa asabiramo yakamwana kaza wamukuye uyu ngo yose wera mabere sheri
ufite amafaranga wera isakorera ubukwe mu bukwe bw'abandi oya ndetse no murongo ntabwo dufite bankwere ibyanjye ni nako kanya umuntu ufite imiterere y'imite nk'urongora ntabwo umeze neza bafiye mukuru izuba yambanga cyiza. You are the best friend in your heart. The best friend. Ubwo in your heart. Narababwiye mwagakumva. Umva ko ni icyongereza. Musubize nawe mu cyongereza. Rero ngaba nawe musubize. Kuri mu baredis. Harya wambwiye ko witwa Shakira. Nawe musubize none. Shakira, who are you? Yeah, musubize none. Waje guhwariyo. What are you doing now, baby? Ese urumva niba ntarize icyongereza neza ngo nyimenye. Ubu narongora umuntu w'inka kurushaho. Nabaza who are you? Wapi? Ubwo se who are you? Who are you? Urinde. What are you doing now? Ikuti I'm here. Of course. In other way, ubundi njya bashaka kubwira abantu. So, icyo nshaka kubabwira umunsi wa none, kubabwira ngo agomba kuba ari umunsi w'ibyishimo cyangwa se wa peace. Abantu bamwicara kamabwira ngo peace in the name of Jesus Christ of the Lord. Gaho gira message ugendeye minyawe mu cyongereza. Eminyawe cyo tumwifuriza Mr. Emnyawe mu cyongereza kumuha message. Thank you for your wedding. For what? Haje bukuru get wedding. Nta kibazo. For your wedding and God bless you in the name of Jesus Christ. Every day everything. Ngo muravuze ngo bivuze Imana imwe ku mafaranga. All is way. Hanyuma ndi kwibaza kuki ubukwe bwabereye hano. Ese Pastor Claude ari hano. Kimwamwanya naragera hano. Ndipo kimwamwanya naragera hano. Go every day everything. Every day everything. Alabudazi. Umva twebwe twarasomye twasoma pe. Twasoma Bible. Harya wigeze kubwira ngo nzova gusobanura babies icyo bisobanura mwaje gusanga bisobanura. Babies. Baby n'abana nyine se subyo babies. Bo n'abana benshi baryo babies abaje osa. Bo n'abana benshi. Ariko ubwo baba ari baby. Baby ni mu bumwe. Baby ni ikintu kimwe n'umuntu uraho ni baby. Nabonye abagore basiga babitenga umwana ni baby. Umwana ni baby. Byose ibintu byabigenda bikubita hirya no hino. Gusa ubu bukwe bw'uyu munsi wa none buri kumishusho yo kurongora igitaraganya. Yanavugaga mu kandi njyewe ndeze kandi wa mugore wahuri wa mugore we naragusengeye Imana yavuganye nanjye ibintu byinshi Kanyarira Ikadeshi Barineya muri murya ni hariya iwacu za Bugarama. Kumva rero ngwino uje vavunya ndikire ku WhatsApp tugire tuganire duhuze. Akwandite kuye nimero. Kwibutsa abantu ko muri rukuta production ariho hantu mwiza cyane meze neza. Abonye karwe mba nambaye. Wambaye rukuta. Rukuta ariko yateye imbere. Yasigaye yambika ba DBN ba aga promoter umva yateye imbere. Shara ukuntu witwara neza nawe uzarongorwa nk'umukemenya warongo. Ni sawa cyane. Hanyuma se ubundi ubukwe k'abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni ibintu byo gusesaguramo none amafaranga ushyize mu bukwe ntagaruka. Dari impamvu iyo washakanye no mu diaspora utavuga ngo wasesaguye. Mu diaspora bayirinze afite amafaranga afite ariko ku banyarwanda no gusesagura. Impamvu ari gusesagura nk'umuhanje shakanye n'umugore w'i Rwanda. Kwako nzi ko nta dufaranga amafite nawe natwe bafite. Namuganishe tujye mu murenge tujyana abantu batatu amagara itangazamakuru rihurure kandi njye umugore narongora rwaya n'umunyarwanda. Ubukwe impeta ya mariage n'imeta ya fiance byose ubukoreta bukorera rimwe ako kanya nyine direct birarangiye ako kanya ukuzana impeta zose zimwabika igiko kirarangiye kuko buriya bisaba gusesagura. Hari abaza baje kugukora mu magambo hari abaje baje kurya ubundi bukwe ni gusesagura ariko twashaka ni mudaspora ngo bimenye hakiri kare biteguze tuzajya mu murenge utahe ntana kurongora ibindi bizaba nyuma. First time kamushimira uburengaruka ntaribi kandi turanga turi kumwe bimeze neza umusaza. Yes, reka mbasuze abanyarwanda bakaze mbifurize amahoro y'Imana muherere yose kwisi niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza n'ibiri nimugoroba mfise kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi turi tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi ni ku cyumweru. Uyu munsi ni ubukwe bw'umusore Emnyawe
ndi kumwe na Prophète Byukuri bagirana Noheli kuri uyu munsi muri ubu bukwe maze kubwira ngo Prophète Byukuri bagirane ikaze na karibu kuri Zamuka TV ndetse n'impanuro. Murakoze cyane Imana bamugisha Impanuro TV, thank you so much. Zamuka TV, God bless you. So urumva by the way Imana yangiriye neza ubu ngubu usigaye mvuga speak in English. Speak in English. Speak in English nuko amaze nsubirishamo ibintu byinshi cyane ntago babyumva. Muri rero twe dukumburanye ariko ngira umugisha kongera guhura nawe waranabuze usanga nk'umuntu ugiye kurongora ndarongora ndetse ndarongora ko nabuze mu diaspora nayo ndongo ko nyamara wirirwana n'abakobwa benshi bana bo mu Rwanda se bana birirwa mu tubari banywa amayoga uranya bitanga ntimwashakana nyabitanga afite mu diaspora umfasha wowe se ngewe banga nayo nyine mu diaspora uzukandongora uza kandongora wese kuki utamurongora Yagera umugore uzandongora akajya agura isabune agahaha kumwe na Diane akazi nzajya hano kumurongora gusa Diane nkubwire kaze na Diane hano hafi dore na Diane Noheli muhubukiyeho utamuzi ukamuhubukiraho uzingorongo umugore muzima ngorongoye neza utazi ko ari umugore Diane ni mwiza witonde ni mwiza ariko ikibazo witonde nabadawe n'umuntu ufite amafaranga uyu ntabwo wamutunga ariko Diane ni inzobe witonde niho gutunga uruga buriya gutunga Diane gutunga urugo Diane uramutse ubonye umugabo kurongora ntago washaka nashaka cyane nashaka asha muri viva harimo ibyana bya Diane muri ki muri nibari ngo ni viva haje ni viva ase waje guhehera viva viva naye ngaye nguko rero uyu munsi turi kumwe ni ku munsi w'ubukwe bw'Eminyawe mugerekera mubwira Eminyawe ndetse n'umugore we kuri uyu munsi w'ubukwe Eminyawe ndakwifuriza uwo mugore wawe kumurongora igitaraganya mukabyara igitaraganya ikindi nkwifuriza ni ukugira urugo rwiza ukubaka urugo rwiza urugo rw'amata n'ubuki umugore wawe kandi ukaba Imana igufasha umumaremo ibirarane kugira ngo ibintu bigende neza ninde wakuye ko umugore wa Eminyawe afite ibirarane bari abadiaspora bafite ibirarane zakora icyano Nohe mbabarira cyane akora icyano kandi kuyo kwirwana na banzovu cyane akorabona ko Diane ni umusirimu oya Diane oya nyine bari kubikora kugira ngo abantu bamurebe n'abagabo bamurebe uri bamwita kirenge kitagaye inkweto kanyumvira nyamwobo nyugwa bigoye niko bamwita byagira ikintu bwira Noheli uyu munsi Noheli se ndamubwira iki niwe wakoze ubukwe Noheli nta kintu mubwira bwira Eminyawe cyo nabwira Eminyawe ajya gutamo n'udufaranga Eminyawe n'umuntu umugabo cyane Eminyawe n'umuntu mbese Imana sha ngewe kubwa Eminyawe arongera ngenzaronga mwifurije ubukwe bwiza mwifurije kubyara n'akobwa kuko uyu muntu agira umutima mwiza Imana igomba no kumuha abana benshi Noheli aragira ati kuva Eminyawe arongoye nzarongora Ubwo kw'Imana azarongora nde umuntu Eminyawe n'umuntu wambaye se ko ndikwiza wowe oya hano umugeni oya janja urabona urafata satani ukamugeranya n'Imana yageze isoko uri ku isoko se njyewe ntabwo ngiye shaka abagore birongoza umva amataga kiyamye n'undi munsi ibyo kwirongoza usanga abayakamana mbese wowe kuri kwirongoza ku bagore inde wowe aba bagore nyine n'abagore bazima kaya ntuzireba abarakurongora umugore nkuru yicaye kuri vora umugore muzima ushima Imana umugore zaganisha rwe n'upfate akaza kamfata n'imodoka ubwiye n'ikariye atari yeza niyani niyo umugabo wewe nta makuru ufite hari abagore bafite ikofi iva kuri bano birwa babasikita sikita birwa banywa za kiwingu zarabona mu bwonko nyamara Diane n'umwana mwiza ubona ko agerageza ubona umunyamakuru ushigaje kurongorwa mu Rwanda bamwita Suez Onika niwe ugomba kurongorwa Onika arahageze Onika niwe ugomba kurongorwa n'umusigaye Onika ntarongorwa wenda atandukanye Onika ntabwo afite kwenda kurongora ni amakuru ufite Onika agira ikintu ubwira abantu agira ikintu ubwira abantu ahangaha kuri kamera agira ikintu ubwira abantu ahangaha uyu munsi ku munsi w'ubukwe bwa Eminyawe yatangira rongoza mariage tujemo rero zindaka 35 ngakeneye umugore umurongora Eminyawe yarongowe ko yarongowe n'umuntu baho ntago muvyumvikana yarongowe shaje by'ibyo yarongowe yaranyisigaje kuro ngo rero numva rimwe bamwita Onika Suez abantu bamukunda rero reka turusoreza ngaha dukomeze twitabire ubukwe gahunda turaza kurya ariko
mbona ko Pastor Mutesi yakoze ibintu bya danje ariko muri iyi minsi ngo nawe yabaye akaduruvayo Pastor Mutesi mukwe bw'imenya wo muzanye gute Pastor Mutesi nawe ni umwe mu bantu bakoze ubukwe bwa Degesha ubundi Mutesi yari ikasiriye ubukwe bwakizana ababonsa ngo bahagare mu bukwe bwe ariko ubukwe bwa Iminyawe buri kuzamo abasinzi buri kuzamo abakozi b'Imana buri kuzamo za mayibobo bwaje n'ingeri zose wowe uri iki jewe ndi umunyabyinshi uri umunyabyinshi Diane ni iki Diane ibaza uko Diane nawe tayi dore Pastor Kura twamubonye arakubwiye mwagakumva ngo uyu munsi wa none hagiye gushya kugira ngo Imana ifite PS Imana ifite PS igira ikintu hanura uyu munsi Beneta ndomando ya Siri Glory Will izandomando ya Siri ngo uyu munsi wa none ibintu bye gukunda ibyari byarapfe bigiye kuzuka uyu munsi ndarari Nyamata kwa Dadi ndakubwiza ukuri ndagushimiye kaze gushaka Dadi